Korali Goshen ibarizwamo Vestine na Dorcas igiye gukora igitaramo kizamara iminsi ine yose. Goshen Family Korali ibarizwamo abahanzikazi Vestine na Dorcas bagiye gukora igitaramo cya mbere muri mwaka wa 2023 bise Uzi Kurinda Live Concert mu rwego rwo gushimira Imana yabarinze no kugaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye bagezeho mu muziki wabo ugendanye no kuramya no guhimbaza Imana muri rusange. Iyi ni Ijuru TV, umuyoboro w'ibyiza. Reka nongere ngwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, wowe waranatwe umunsi ku munsi ugakunda inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano kuri Ijuru TV. Nizere ko umeze neza cyane kandi uri amahoro, ukomeje kuryoherwa n'impera z'umwaka w'ibihumbi 2022 muri rusange. Aho uri hose wabana natwe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu zindi ntara zigiye zitandukanye zigize igihugu cyacu, ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane. Namwe kandi mubana natwe muri hakurya y'imbibi z'u Rwanda, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kuzagira intangiriro nziza z'uyu mwaka w'ibihumbi 2023 muri rusange. Iyo nitwe birekana mugire akazi kanjye ari kamwe no kubagezaho amakuru agiye atandukanye abari kuvugwa cyane cyane mu myidagaduro, ariko cyane cyane twibanda ku nkuru z'iyobokamana muri rusange. Ijuru TV ukomeje gukurikira, ndagushimira wowe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Ni iby'ingenzi nawe umara kureba ibiganiro byacu ukabisangiza ku nshuti zawe, nawe ukagutanga igitekerezo bitewe nuko wumvishe cyangwa se wabonye inkuru twabagejejeho. Byose ni byiza mujye mutwereka yuko mudukurikiye kuko bidutera imbaraga zo gukomeza tugakora muri rusange. Munyemere rero turebe byinshi kuri iyi nkuru, aho Korali Goshen ibarizwamo abahanzikazi nka Vestine na Dorcas bagiye gukora igitaramo kizamara iminsi ine. Ni igitaramo kizamu ntangiriro n'ubundi z'uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2023. Aba bahanzikazi Vestine na Dorcas n'ubundi ni bamwe mu bahanzikazi bamaze kumenyekana cyane mu muziki ugendanye no kuramya no guhimbaza Imana, aho mu minsi yashize cyane nabo bakoze igitaramo cy'amateka, aho bari kuronshinga album cyangwa se gushyira hanze album yabo ya mbere bise Nahawe Ijambo. Iyi korali rero baririmbamo muri rusange nayo igiye gukora ikindi gitaramo cy'amateka kizamara iminsi ine. Reka turebe byinshi kuri iki gitaramo, aho kizabera n'amasaha kizayakiberaho muri rusange, kugira ngo abakunzi bacu bazabashe kuba bakitabira muri rusange, dore yuko kizakirimo abakozi Imana bagiye batandukanye barimo nka Pastor Theogene n'abandi ndaza kukubwira. Ikaze. Yes, nkuko nari mbivuze, ni korali yitwa Goshen Family Korali ibarizwamo abahanzikazi bamaze kumenyekana nka Vestine na Dorcas bagiye gukora igitaramo cya mbere. Ni muri uyu mwaka wa 2023 tugiye kwinjiramo bise Uzi Kurinda Live Concert, mu rwego n'umuri rwo gushimira Imana yabarinze no kugaragaza ibikorwa bagezeho n'ubundi mu muziki wabo muri rusange. Iki gitaramo cy'amashimwe kizaba n'ubundi ku itariki 5 ndetse n'itariki 8 muri rusange, ubwo no guhera ku itariki 5 8 ni muri Mutarama uyu mwaka n'ubundi tugiye kwinjiramo 2023, kandi bazifatanya na Korali Nazira n'uburi yo muri ADEPR Nyakabanda mu rwego rwo guhesha umugisha ubwoko bw'Imana muri rusange. Kizamara iminsi ine, kuwa kane no kuwa gatanu. Igitaramo kizatangira ku isaa 12 n'igice kirangire ku isaa 2 n'igice muri rusange, naho kuwa gatandatu kizatangira saa 8 kirangire isaa 12 n'igice, no ku cyumweru kizatangira saa 8 kirangire ku isaa 12 n'igice muri rusange. Perezida wa Goshen yitwa Ndayisenga Emmanuel n'ubundi yabwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye birimo nk'Inyarwanda ko iki gitaramo bakisuze kurinda Mana bitewe n'ubuzima banyuzemo n'ubundi butabahaga icyizere cy'ejo hazaza muri rusange. Akomeza agira ati, ukurikije ijanisha ry'abana bari imfubyi n'ubundi muri korali yacu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ni ikintu gikomeye cyane Imana yadukoreye urebye nawe tugeze ubu ngubu, aho benshi kurya no kwiga kubona aho baba byari bigoye cyane. Tubyibutse rero amarangamutima yacu yarazamutse n'ubundi turavuga tuti Uzi Kurinda Mana. Yavuze ko iki gitaramo kinafatiwe n'ubundi kugushima Imana yabarinze mu bihe bya COVID-19, kuko n'ubundi nta muririmbyi batakaje muri rusange.
yagize ati uburyo Imana yaturinze mu bihe bikomeye bya COVID-19 tukaba tukirinzwe tukarindirwa muri biriya bihe bikomeye cyane, nayo ni amashimwe akomeye cyane. Usibye no kubitara duhitanye n'ubundi, ariko hari n'abandi bagiye batakaza abaririmbyi mu buryo bw'umwuka kubera kumara igihe kinini n'ubundi batajya mu nzu y'Imana, ariko twebwe Imana yaraturinze mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri, none turi amahoro. Emmanuel yavuze ko n'ubundi nyuma yo gusubiza amaso inyuma bakareba ibyo byose bahisemo gukora mu mirya babinyuza mu ndirimbo, nuko baririmba indirimbo bise uzi kurinda Mana, ari nayo bitiriye iki gitaramo. Ni byinshi twavuga twakuye muri iryo jambo, bivuze ko n'ubundi iyi live concert twayitiriye ayo marangamutima yacu, uzi kurinda Mana. Uyu muyobozi yavuze ko n'ubundi mu rwego rwa muzika bagutse ashingiye n'ubundi ku miririmbire y'abaririmbyi, uburyo ibihangano byabo byarushijeho gukundwa n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye muri rusange. Akomeza agira ati mu rwego rwa muzika ugereranyije n'igihe cyatambutse n'ubundi ubona ko hari impinduka zigaragarira buri wese n'ubundi, ku buryo urebye naho ibihangano byacu byavuye naho bigeze bikurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri chaîne ya YouTube yacu, ubona ko habayemo impinduka ikomeye cyane. Imana yaduhaye umugisha muri rusange. Iki gitaramo kandi cyitwa Zikurinda live concert bagiye kugitegura n'ubundi bisunze amagambo aboneka muri Zaburi y'Ijana ku murongo wa 8 hagira hati Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose muri rusange. Uyu muyobozi avuga ko bahisemo iki gitaramo kizamara iminsi ine n'ubundi mu rwego rwo gufasha abanyamusanze ndetse n'abanyarwanda muri rusange ibihe byiza n'ubundi byo kwibuka ko Imana yabarindiye aho bari baguye muri rusange. Muri iki gitaramo n'ubundi bazabana n'abavugabutumwa bagiye batandukanye barimo nka Pastor Theogene, Eva Singirankabo, Boniface ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri rusange. Emmanuel yavuze ko n'ubundi muri uyu mwaka kandi iyi korali yakoreye ibitaramo ahantu hatandukanye muri rusange mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye. Uyu muyobozi avuga ko n'ubundi avuga ko intego y'iki gitaramo ari ugushima Imana yabarinze muri uyu mwaka uri kugana ku musozo, ati turayiragiza n'ubundi ni nayo mpamvu twise iki gitaramo Zikurinda Mana. Avuga ko iki gitaramo bazagikora n'ubundi bari kumwe n'abaririmbyi bagiye batandukanye harimo nk'abangaba Vestine Radrocas n'ubundi babarizwa muri iyi korali yabo. Aba baririmbyi baherutse gukora igitaramo n'ubundi bari gusohora alubumu yabo bise Nahawe Ijambo, bamurikiye abanyarwanda n'abandi babakurikira muri rusange. Gusheni Family Korali igiye gukora igitaramo n'ubundi kizamara iminsi ine bise Uzi Kurinda Mana. Nibyo twareberaga hamwe, bazaba bari kumwe n'abakozi Imana bagiye batandukanye harimo n'ababaririmbyi kazi bamaze kumenyekana mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana bazwi nka Vestine Radrocas. Muri rusange bazaba bari kumwe kandi n'abapasiteri nka Pastor Theogene n'abandi bakozi Imana bagiye batandukanye. Rero ubwo nizere yuko muri tayari kuzitabira iki gitaramo muri rusange. Nge nitwe Mirekana Mugire, ni Ijuru TV ukomeje gukurikira nakagaruka amakuru abagiye agezweho n'ubundi nkayangaya muri showbiz ndetse na entertainment muri rusange. Mukomeze kugira impera z'umwaka nziza, mwakoze kubana natwe, ndabashimiye.